Guhaye ikaze wowe unkurikiye muri iki gitondo hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko ushobora no kuba uri hanze yarwo, wahisemo neza gukurikirana Chantal Uwimana TV. Ni urubuga twashyizeho twatekereje kugira ngo tujye tuganira twungurana ibitekerezo mu buryo bw'imibanire n'imibereho isanzwe, ndetse dutanga n'ubuhamya bwakomeza bagenzi bacu. Rero hashize igihe gito cyane tuganiriye mu minsi ishize ko muri twe harimo imbaraga. Hari igihe umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati ndumva ntafite imbaraga, ndumva ntashaka gukora, ndumva ntafite ahantu njya, ariko nagira ngo nkubwire ko muri wowe harimo ijwi rishobora kukubwira ko ufite izindi mbaraga, kandi iryo jwi rwose niryo twakabaye twumvira. Mu muntu iyo umuntu atekereje abonamo ko hari amajwi ahora amucecekesha, yaraba amajwi y'abakwegereye, inshuti, ababyeyi, abavandimwe. Hari igihe bakubwira ntushoboye, we ntuzashobora, ukumva mu by'ukuri barasa nk'abagusubiza hasi, kandi koko wanakwisuzuma ukajya ubona birimo birakugiraho ingaruka. Ariko uyu munsi nakuteguriye ingingo ivuga ngo ufite imbaraga muri wowe, ndetse izo mbaraga zawe ntago ziterwa n'umuntu icyo yavuze, ntago ziva ku byo abantu bakubwiye, ntago ziva ko waramutse. Ni imbaraga karemano Imana urebye yagiye iha buri muntu wese, cyangwa se ni ijwi karemano Imana yahaye buri muntu wese kugira ngo ave ku rwego ariho ajye ku rundi. Murakoze rero, nagira ngo dukomeze uyu mwanya dukomeza tuganira. Rero hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akumva imbaraga zimubyutsa mu by'ukuri ntago zihagije ku buryo uwo munsi ari buwizi, ariko irindi jwi rikakubwira atari ko nyamara ufite imbaraga zatuma ushobora gusohoka uyu munsi kandi ukagera ku nzozi zawe z'uyu munsi, cyangwa se mu nzozi, ku rugendo rw'inzozi zawe watangiye. Ni iki gituma umuntu umwe aguma mu buriri akaryama, undi akabyuka kandi yagera hanze akabona abaye muzima? Hari ibintu rero nka bitatu nshaka tuganiraho. Kimwe muri byo ni icyo wiyemeje kuba cyo, gufata umwanzuro wo kuba uwo ugomba kuba we. Ibyo bintu bifite umumaro ukomeye mu buzima bwawe, ukavuga uti jyewe sinjya nemera gutsindwa. Hari abantu bameze gutyo, rimwe na rimwe umuntu akabikoresha mu buryo navuga bwiza, cyangwa se undi akabikoresha mu buryo bumwe, akanga gutsindwa n'ibyo, ariko nanone akabigira n'iturufu ry'uko n'igihe umuntu abona ko ari bidashoboka agakomeza agahatana, ugasanga umuntu rimwe na rimwe atakaje byinshi, cyangwa se n'amarangamutima ye rimwe na rimwe akahangirikira. Ndagira ngo rero tuvuge ku buryo ahubwo bwiza bwo guhatana kugeza umuntu ageze ku gisubizo yifuzaga. Reka dufate nk'urugero. Uyu munsi urabyutse kandi mu by'ukuri uri umubyeyi, ufite abana ugomba kureberera, ufite uko ugomba kubatunga, wumvise nta mbaraga ufite. Ese wakomeza ukaryama? Ntabwo uryamye ubuzima bwakomeza. Ni kuvuga ngo hari ibintu byinshi bidushamikiyeho, cyangwa hari abantu benshi badushamikiyeho baba hari uko twe twagize izo mbaraga. Tekereza umubyeyi aryamye akavuga ngo urumva nta mbaraga afite uyu munsi. Urumva abana baba bakora iki? Urumva abana babaho bate? Urumva abana barya bate? Biradusaba imbaraga, biragusaba imbaraga, biragusaba guhaguruka ku buryo uyumvamo ishyaka. Izo mbaraga zituma uhaguruka ukabyuka ugakomeza, ni imbaraga zawe bwite. Ushobora kumva ijwi ku ruhande rikubwira ngo nyamara uyu munsi nta mbaraga ufite, ushatse wakigumira mu nzu. Mu by'ukuri uramutse uryumviye wasanga utageze ku cyo wifuzaga kuzageraho. Hari abantu benshi twatangamo ingero, wowe ukunda kumva ko nta mbaraga ufite kandi ukabyubahiriza. Umubiri ushobora kuramuka nta mbaraga, ariko muri wowe harimo imbaraga zikubwira ngo haguruka. Iryo jwi reka turyubahe. Indi ngingo nashaka kuvuga, nari mvuze ingingo yo guhatana kugeza igihe umuntu agereye ku cyo yifuza kugeraho. Ikindi kintu nashaka kuvuga, hari abandi bantu dusubizamo imbaraga. Mu bantu navuga ababyeyi. Nubwo ababyeyi bacu rimwe na rimwe usanga nabo hari igihe nta mbaraga baba bafite, umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye njye mbona uri umwana mwiza, mba mbona ari wowe uzatugirira umumaro. Umubyeyi akakubwira amagambo meza, ukajya wumva koko ni wowe ufite izo nshingano zo kuzagira umumaro umuryango wose. Ariko rimwe na rimwe hari n'igihe dusanga dufite ababyeyi badashobora kutufasha muri urwo rugendo. Umubyeyi agavuga agahora uyu mwana wanjye nta kintu azageraho, ahubwo uyu mwana mba mbona nta ayo majwi nayo arahari ku ruhande rumwe ashobora gutuma uwo mwana atakaza icyo yakagombye kuba ari cyo. Ariko reka mvuge kuri uwo mubyeyi, mu by'ukuri uraho ubwira umwana we ati mwana wanjye ndabizi neza nakubyaye nasenze, nimwe na rimwe ndanagusengera,
ndifuza ko ari wowe uzadukura muri ubu buzima, ndifuza ko ari wowe mwana wanjye uzaba igisubizo cy'ibibazo biri hanze aha. Ntabwo mbona umwana wanjye nk'umwana utsindwa, simbona umwana wanjye nk'umwana mu by'ukuri utazagera ku nzozi ze cyangwa se inzozi z'umuryango, ko n'umubyeyi ibyamunaniye bajya bavuga ngo umubyeyi abiraga umwana. None tekereza ufite uwo mubyeyi, uko ufitemo icyo cyizere, uyu munsi uru rubyiruko ni urugero, umubyeyi wawe wagutezemo ko ari wowe uzajya ugira inama barumuna bawe, ari wowe uzajya ubwiroza umuryango kuva mu byo barimo. None wacitse intege, urumva wowe utahagera, urumva ubuzima bwakunaniye, urumva ubuzima budashoboka, ariko ubuzima burashoboka. Ongera ryajwi, buriya ari amajwi afite umumaro ukomeye, amajwi y'abadukunda, amajwi y'abatwifuriza ibyiza, amajwi y'ababyeyi, amajwi y'inshuti zacu atubwira ati komeza imbere, ndakwizeye, ufitiye icyizere ko wabishobora. Ibyo bintu byose ni ibintu bifitiye umumaro ubuzima bwacu. Ndakwifuriza kugira inshuti nzima, ndakwifuriza kuba umwe mu batanga ibyo byiringiro, ndakwifuriza ko wowe ugomba guhera uyu munsi uvuga ngo nanjye ngomba kuba umwe mu babwira abandi ko bashoboye, simbe muri ba bandi bavuga ngo reka barase bashobora iki. Kandi umuryango cyangwa sosiyete nyarwanda murabibona ko abantu benshi ariko kuntu bamo baratwara ibintu. Ibyo rero ni ibintu tugomba gukurikirana nabyo. Hanyuma hari ikindi kintu nshaka kuvuga, hari izindi mbaraga nanone nakubwiraga zitugiraho ubushobozi, abantu basenga. Ushobora guhitamo aho usengera bakakuyobora ku nzira Imana igenda iyoboramo abantu bayo. Ni nacyo nakabaye nahereyeho, ugasanga kubuza ijambo ry'Imana, kubuzi icyo Imana yavuze ku muntu wayo, ni ikintu gishobora kugusunikira ukomeza imbere, kugira ishyaka ndetse no kugera ku byo ujya utekereza kugeraho. Ni iki rero gituma umuntu atagera ku byo agomba kugeraho kandi yitwa ngo ari mu itorero runaka cyangwa mu rusengero runaka cyangwa asengera ahantu? Nuko n'ibyo ubamo aho ngaho ntubiha umwanya, ubibamo nk'ibintu wabonye bajyamo nawe ukajyamo. Ariko tekereza kabiri uvuga utari ko se jyewe urusengero rwanjye rumfasha mu by'ukuri kumva ijambo ry'Imana? Niba sinzi aho wahisemo gusengera, ariko izo mbaraga zindi ziri atari izi zisanzwe za muntu, nazo zitwizeza neza ko twabishobora, wabishobora, njye nabishobora, niba kanakara bishoboye nanjye nabishobora. Ubwo nanze gutanga ingero zaho ndi kuvuga ibyo bintu byakorerwa, yaba mu iterambere mu by'ukuri, yaba kwiyemeza guhangana n'isi ya buri gihe tugiye twinjiramo, yaba ari ukubyara. Ese muzi ko hari n'igihe umuntu ashobora kuba Imana ivuga ngo mwana wanjye nagushyize ku isi, naguhaye umugisha, uzagera ku bintu bikomeye, uzabyara abana, uzubaka inzu, ariko umuntu akajya avuga ntabwo nakubaka inzu, abandi Imana bazazubaka, njye nabuze abantu bamfasha, njye nta muntu wanyitaho, njye nta bintu nshoboye. Ndakubwiza ukuri ko ni ukutamenya icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Nimba uzi neza ko waje muri iyi si nta muntu ubigizemo uruhare, kuko tuzi neza abagore n'abagabo bashakanye batabyara cyangwa se byanze cyangwa bagitegereje. Mu by'ukuri kuba umugore n'umugabo babana nk'umugore n'umugabo ntibivuze ko mu by'ukuri aribo batumye uvuka. Ni kimwe mu ngingo zatumye ubaho, ariko si bo batumye ubaho. Niyo mpamvu kumva icyo umwami avuga, kumva icyo Imana yawe ivuga, kumva ibyo kwizera kwawe bivuga, ni imwe mu ngingo zikomeye zifite umumaro mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko duhagurukana imbaraga, duhagurukana ishyaka, twiyongeramo ubushobozi bwo kureba imbere y'uko hashoboka gufata imyanzuro mu bintu bimwe cyangwa ibindi, ukirinda ayo majwi akubwira ngo ntiwashobora. Tuzayagarukaho imbaraga ayo majwi afite ku buzima bwacu. Turimo tuvuga amajwi y'ingenzi ashobora kukubwira ibintu kandi wayakurikiza akakugira umumaro, ukirengagiza ayo yandi tuzashakira ikindi kiganiro. Niyo mpamvu rero y'iki kiganiro cy'uyu munsi nashakaga kugusubizamo imbaraga, nashaka kukubwira ngo duhaguke dushyigikirane, tubwirane amagambo atujyana imbere, kandi tubibwira abo turimo, wihereho wibwira, ubwira abo abagukikije, ubwira abawe, ubabifuriza ibyiza. Ikindi kintu gikomeye nashaka kukubwira, ubuzima turimo ni impano Imana yaduhaye. Ubuzima turimo ni ubushobozi duhabwa n'ubuntu bw'Imana. Ndakwifuriza ibyiza,
ndifuza ko iminsi uriho y'ubuzima bwawe uryoherwa nabwo, ibyishimo bikuganze, urukundo rukuganze, kandi iminsi yose yo kubaho kwacu dukomeze kwigwizamo imbaraga, twiyubake twebwe, tugire ubumenyi mu bigomba kutubeshaho neza. Hanyuma rero sinabura kukubwira ngo kora subscribe, ukore share, ukore comment, byatugwa neza, byatwagura, kandi tukomeza kwiyubaka, n'ibindi byose wakora kuri channel bikatugira umumaro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, naho ubutaha.